mbere na mbere ndashima Imana kuko igihe cy'Imana iyo kigeze izigisoza, ititaye ngo warababaye, ititaye ngo wararurize, ititaye ngo warapfukamye, ikabikorera igihe cyazo. Rero Imana yo mu ijuru, Imana naboneye muri Fosque, gupfukama izamurira ibiganza nidangiza nkomeza ikiganiro ko nabigambiriye. Mana ndagushimiye kuko iyo uvuga urasohoza. Nyuma magambo ikintu cya mbere no ko Imana itahemukiye kwizera kwawe. Ndibuka tuva muri Australia, nyana bimwibukije, yahagaze hano turi online aravuga ngo ningeza mu kwezi kwa munani ntarabona visa yo kuja muri Amerika sinzosubira muri ambasade gusaba visa. ya birashoboka zari nka Trezor bashatse inshingano zigiye kuba nyinshi. Ndakubwira ibintu bibiri. Processus yo kuja muri Amerika hano sinzi uko mbikura noneho. Mbere na mbere ndashima Imana kuko igihe cy'Imana iyo kigeze izigisoza, ititaye ngo warababaye, ititaye ngo wararurize, ititaye ngo warapfukamye, ikabikorera igihe cyazo. Rero Imana yo mu ijuru, Imana naboneye muri Fosque, gupfukama izamurira ibiganza nidangiza nkomeza ikiganiro ko nabigambiriye. Mana ndagushimiye kuko iyo uvuga urasohoza. Nyuma amagambo atari menshi, ndashima Imana kuko runo rugendo rw'urushako rwacu nashinze 2023 kuva kugeza ubu yari ibaye igihe imyaka 2 iyo myaka 2 twahuyemo n'amabusitacre atandukanye, ariko ikintu nshimira Imana, ndashima Imana kuko yarinze umutima wanje ikanamfasha. Intambara ni nyinshi ariko ntizibuza icyo Imana yavuze ku muntu kugira ngo kikegweho. Rero nshima Imana ko mpagaze muri Joyous ndi kubasezera. Kubasezera biragoye pe, kuva hano kuva muri uru rusengero biragoye kuko hari ibintu kenda kubita ku kimibari, nakubita ku kibavanayiti kareba ukuntu abantu baza batahakare nkaba numva agasereri mu mutwe. N'abaririmbyi bake babawushipirita tugira ngo hano baza barara muri vanayiti bugaca. Umuntu wabikoraga nawe ni Frank. Jewe igituma njye mbikora discipline. Iyo ndi mu materaniro banyarimo sinsohoka, sinzaja no hari hanze ngo ngiye ku nzamuka niba ari hariya muri rantuze nkahita ngaruka, kaba mfite urgence ikomeye. Rero bavandimwe, twakoranye umurimo w'Imana neza. Ndashima Imana ko Joyous yanyakiriye, Fosque ikanyakira, Mama Bishop na Bishop bakanyakira. Ndibuka bwa mbere twicara muri ofisi hano hejuru,
nababwira amagambo nababwira ngo simfite epfo simfite ruguru ntabwo mfite Imana. Ayo magambo nabwiye Bishop kubera ko nta minisiteri nari nzi hano, ndamubwira ati ndumva igisubizo. Mara igihe kinini ndi kwiga ku rusengero ngomba kujyamo, zirangora nyinshi kubera ko nabonaga burananga akavuyo, ariko Imana ingirira neza mbona orientation ndaza ngera. Ibyo novuga byose mbere na mbere ndashimira Bishop. Bishop, mama Bishop, ndabashimira ibintu bibiri. Bishop ni umubyeyi ku bintu nka bine. Ikintu cya mbere, yakira umuntu akabana nawe, ukaba umunyamakosa akakwihanganira, byashoboka akakubwira, bitakunda akakureka ukivanamo wenyine. Ashimira Bishop ikintu, ariko ejo nzovuga kereka zamuvuge online. Bishop namukundiye ibintu bibiri bikomeye, nta marangamutima yo mu mubiri agira. Ahangaha ngarumva ngo mwatunganye ngo aze ngabinjiremo. Ushobora kumva amakuru rimwe akanayatohoza cyangwa akabireka, akagenda agakurikirana isoko ry'ikintu iyo kiri, yamara kuhamenya akaguhamagara, wanda agaciro z'umuzehe bikamurekera. Ndashimira mama Bishop ibintu bibiri, agira ukuri kwinshi nta gutinya, uri umusitare ngo uri umuki, arakubwira. Babwire n'abantu bari kubyara cyangwa mwamuje gushaka, nimutagira indangagaciro zimeze gutya muzasenya mukiri bato. Umugabo agizwe n'amahame, umugore agizwe n'indangagaciro zo gukunda umuryango no kuwukorera no kudapapaza kugende kabiri. Ndasoje mama Bishop, ndagushimiye. Ndibuka aje kumubwira ngo ufite ubukwe, arafashe nuko aho hari amarangamutima, reka mbareke nuko mama Bishop ndagushimiye. Ibindi nzabivuga ejo hano, nzabivuga nzoza namuya kandi nzabivuga ejo. Hanyuma Joyous twarabanye mu ntambara zikomeye, uyu muri mugira intambara, uyu mugira intambara, ariko ndabashimira ko mwihanganye. Jewe mu miterere yanjye kuva ndi mutoya, twavuganaga ikintu, yaba mukuru wanjye yaba mama yakinyura ku ruhande tugahita dushwana. Twavuganye gutya ugenda gutya, jewe ndi muri uno murongo, ugarukemo tugende cyangwa urekeje nkomeze. Nuko uriya mugabo uri gufata kamera hariya ni uw'i Bukavu, twahuye nawe, twabanye nawe mu nzu imyaka 2, yitwa Jivure. Twarabanye arabizi, nimba tuvuganye ikintu ni yego, nimba aciye ku ruhande ni ibibazo. Nabo twabana bose naho nakore muri Zepake, ariko cyo yasigaye kubabwira ibintu bibiri. Bana ba mama, mugende mukunda ibintu bibiri. Igihe uri hano umutima tukagucira urubanza yo kudahari, iyo uri hano. Igihe udahari umutima tukagacira urubanza kudahari. Uzaza ukore mu gihe cyawe,
usoze ugende. I Bukavu narahakoze ndasoza Imana irandekura. Hano iki nicyo cyari iki kuri pe. Ndashima Imana kuko igihe canje nari nsigaje muri Kigali carangiye. Joyous, ndabwira ibintu bitatu. Ugende mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga. Mubikundira ibintu bibiri. Imana izihindura ubuzima, Imana ikaguha umurongo w'ubuzima, Imana ikaguha umurongo wo kuba muri sosiyete. Muri Joyous iyi ngiyi nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Mwabishima mutabishima, njyewe Mukongomani nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Umuntu mu mutima wiwe twabanye nabi ni umuntu tutumvise ibintu kimwe ku mpamvu ziwe runaka yashaka kuzana mu murimo, ariko ku mpamvu z'itorero na Mwuka Wera nta rubanza afite. Muri Foursquare ejo nzabivuga mpagaze hano, nta rubanza afite. Narebye umuntu n'abafitanye nawe ikibazo ndamubura, habayemo utuntu n'utundi, ariko zose zaganishaga ku cyiza. Amen. Siko kuri nta rubanza naripimye, gusa ikintu gusa cyambabaje kindi kirambabaza, numva kigiye kumbwira yito. Ndashimira bande yego, ndashimira bande semera. Amen. Kuri bande ndababwira ikintu kimwe, aba bahungu ni inshuti zanje. None ku kintu kijanye ababaza banyikiriza mu mwuka cyane, ikintu cyose kitagenda muri bo ntibishoboka ko konfesiyo kirangana, ntibikunda. Ariko Imana izabane namwe basha, uzakomere, komeza umurimo mutinumva, Imana izihemba, Imana izihemba. Hanyuma rero gushimira ubuyobozi bwa Joyous twakoranye. Ndashimira Pasiteri Beni. Turashima Imana ko ikomeje kudutiza ubuzima. Ubuzima nibwo bwa mbere, niko Beni yavuze. Kuba turi bazima turashima Imana ya Isirayeli. Rero turashima Imana ko ari data idukunda kandi twitaho. Yo niyo mugenga wa byose, ibifite kalendare y'igihe. Yari izi ko uyu mugoroba umunsi utari wa repetition, n'abatajya baza kurepeta igihe dufite repetition bazaza turimo gusezera Papa Ezra. Rero ndashima Imana ko ni umukozi w'umuhanga kandi ibyo ivuga ijya ibisohoza twebwe tutaba tuzi. Mukongomani tumaranye igihe hano, si mushasha, ariko watubereye umugisha. Niyo mpamvu
anyifuje kuza hano kugira ngo tubane mu mwanya wo kugusezera. Bibiliya Itangiriro igice cya 2 umurongo gira ngo wa 24 niba nyibuka, haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Abo si bo bantu bakomeye mu buzima bw'umuntu. Uzosiga papa na mama ubane n'umugore wawe akaramata. Kuba wari uri hano imyaka nimba ari 2 cyangwa irenga utari kumwe n'uwo Bibiliya yavuze, nibyo bibabaje kurenza ibindi byose twovuga. Rero duhagaze hano dushima Imana kuko Imana yaguciriye inzira ukaba ugiye gusanga umudamu n'umwana wawe. Imana niyo yabiteganyije, yari izi ko igihe cyo kuba muri Foursquare niki, kandi ndashima Imana ko wagikozemo neza pe. Igihe wabaga uhari, igihe utabaga uhari nyine ntiwabaga uhari, kandi nabwo warakomerekaga. Mu baririmbyi bari hano, Mukongomani ari mu bantu twicaranye muri biro yanje. Hari abantu batazi biro yanje kandi bamaze igihe hano, ariko ari mu bantu twicaranye amasaha arenze 2, kandi ndahamya neza ko ibyo twaganiriye byangiriye umumaro nawe bimubwira umumaro. Rero kuba uyu munsi turimo kugusezera ni ishema rya Foursquare, ni n'ishema ryawe, kuko hari abaza tukabana kandi tukabona baragiye, ariko umutima buriya wo gusezera ni mwiza. Buriya iyo abantu bakwakiriye bakishima, tujya tugira n'imbaraga zo gusezera, kuko gusezera ni byiza kandi bibaho mu buzima. Nimba nyine Bibiliya yaravuze ngo uzasiga papa na mama, ni ukuvuga ko gusiga Joyous no gusiga Foursquare no gusiga izindi nshuti zose, ibyo ni ibintu bisanzwe kuko Bibiliya ntiyabivuze. Abo yavuze bakomeye ni ababyeyi. Rero igifite agaciro n'igifite umumaro no ko wabana n'umudamu n'umwana wawe n'abandi benshi ugiye kugira. Rero imitima yacu iranezerewe cyane kuba Imana yaguciriye inzira. Ndashima Imana kubw'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere no ko Imana itahemukiye kwizera kwawe. Ndibuka tuva muri Australia, nyana bimwibukije, yahagaze hano turi online aravuga ngo ningeza mu kwezi kwa 8 ntarabona visa yo kuja muri Amerika sinzosubira muri ambasade gusaba visa. Mujye online wa mugani wa Scovia, noneho amezi yaragiye kuba ngahera ukwa 8 kuri hafi, dusigaje ibyumweru kugira ngo twinjire mu kwa 8. Icyo yavuze buri abantu bajya bagenda bakagarura ibyo wavuze bakabihuza naho uri none. Iyo kwa 8 kuja kugusanga hano, nukuri ndabizi ko nyene social media ni social media, ariko hashimwe Kristo ujye utuma ibyo twizeye, kandi kwizera kujya kugenda kukagera mu bubiko bw'Imana kukatuzanira ibyo twebwe tutari tuzi ko bigomba kutugeraho. Kwizera wagize ukabasha guhamya, ukabihamya, ukabivuga, isi gukurikiye n'itorero rya Foursquare. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro kuko yabisohoje ukwezi kwa 8 kutaragera. Icya kabiri, ndashima Imana yo mu ijuru itajya yongera gutererana kwizera kw'abayemera. Ndibuka muri uyu mwaka nanone umushumba witwa Joseph yari ari mu itorero ryitwa riri muri Ayiwa, ari mu giterane, avuga ko yakurikiye indirimbo yawe ukunda kuririmba mu bukwe y'igikongomani, iramufasha. Hanyuma abwira iteraniro mu giterane cy'abantu benshi, arababwira ngo mureke dusengere mu Kongomani, uyu mwaka tuzamubone muri Amerika. Yabivuze muri, niba nibuka neza, nko mu kwa 5, hagati y'ukwa 3 n'ukwa 5 cyangwa, ariko ni muri aya mezi ya vuba. Arabivuga barasenga kuba Imana. Buri hari abantu bajya bavuga ngo buri yashobora kuba yahanuye cyangwa yabivuze mu mwuka ariko ko bidasohoye. Hashimwe Kristo nanone ujye utuma, ujye udusohoreza kwizera kwa, ariko umuntu avuga mu kwizera abantu bakabijyana mu buhanuzi. Ibyo watuye mu kwizera niyo waba utari mu bibonera inzira, Imana yo niyo kwizerwa izibisohoza. Mpagaze hano nshima Imana ko yashohoje ibyo bintu. Mpagaze hano nshima Imana ko ibyo wivugiye uhamya ngo niba Bishop avuye mu rugendo agahitira ku gatuti ijambo rya mbere
agasaba buri muntu wese kuvuga icyifuzo kimuri ku mutima, ugahaguruka tukagisengera kandi ukizera ko Imana igikora. Imana isubije bibiri mbere y'uko umwaka urangira. Icyawe umugabo wa Nyakazungu yashimye ku wundi wa gatatu nyuma y'imyaka 7 umugabo abona ibyangombwa. Nyuma y'imyaka wari umaze, Imana iguhaye viza, usanze umuryango. Mana, uri uwo kwizerwa, twarakubonye muri iri torero, dukomeje kukubona kandi tuzakubona. Turakwifuriza umugisha w'Imana, ya Mana wabonye mu buzima bwawe, ndabizi urayizi, mujya muvugana. Uzayikomeze muri kiriya gihugu, muri imbaraga zacu. Kuba mugiye muri kiriya gihugu twungutse andi maboko. Niba twari dufite aba Foursquare 100, ubu bayeho 101. Ni izindi mbaraga, ni amaboko, mu by'ukuri ni ukwaguka. Kuba Imana ibyemeye mbere y'uko uyu mwaka urangira. Imitima yacu irishimye, twifatanyije nawe kwishimira icyo Imana yakoze mu muryango wawe. Umugisha w'Imana uzagendane nawe, tuzagukumbura iby'ibyo nihame mu materaniro, kunezeza abera, mu ndirimbo zitandukanye, iby'ibyo tuzagukumbura. Ariko hariya sikure, tuzajya tubonana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzajya duhurira online. Yabivuze Scoville, niba mugiye hariya, hano ntimukahibagirwa, kuko twishimira kubona mugenda, ariko nanone twishimira kubona mugaruka. Mujya mugaruka mu biterane by'urubyiruko, muri Ignite n'ibindi tuzajya tukuriya. Wari umukire hano, hari ubwiye kuba umuherwe. Uzajya ufata timu, muzane n'abandi bose, muze mu giterane, nta yindi mpamvu ikuzanye, mu giterane gusa. Kandi ibyo turabyizeye kuko bizaba. Imana izagendane nawe, watubereye umugisha pe, mu itorero, mu muryango, mu buzima bwa buri umwe n'umwe hano muri Joyous. Bamuhaye mikoro, afite ikintu kimwe yo kuvugaho. Mu by'ukuri ndagushimira, bagiye babivuga cyane na perezida yabivuze. Buriya ujya wemera umuntu ugira amahame mu buzima. Nubaho utagira amahame ukajya ujyanwa uyu yavuga ugatembereye, yavuga ugatembereye, bizakugora mu buzima. Ariko nugira amahame, jya uyahagararaho. Mukongomani, iyo ari umweru n'umweru, iyo ari umukara n'umukara, nta gutinya ngo uri umuyobozi cyangwa akubwira nyine uko iwe abyumva, uko abyemera niko abikora. Rero Imana yo mu ijuru yaguhaye uwo mutima, izawugukomereze. Ugiye mu gihugu gishasha, ugiye mu rusengero rushasha, ugiye guhura n'abantu bashasha. Za mbaraga cyangwa wa mutima wazanye hano n'ubundi naho utahamenyereye, ndahamya neza ko nahariye Imana izagukonekita n'ababyeyi beza, kandi turabizi barahari cyane, n'abaririmbyi, n'abakristo, ndetse n'igihugu. Umugisha w'Imana uzagendane nawe, turagukunda. Murakoze. Simbizi, Imana izamfasha. Birashoboka. Zana inka, igihe cyawe cyo kuva hano kiragera. Ukitoto. Urugendo twagendanye nawe si rugufi, kandi ntiwari korosha. Intambara za nijoro twarazirwanye, izakomamo twarazirwanye. Ugomba gusohoza ikivi cyawe. Umuririmbyi twasanze hano, umunita, intangarugero, umuhanga, uca bugufi, ubwenge bwinshi, utandukanye n'abandi bakobwa bose nabonye kuri aka gatuti aka sanimo. Uyu mwana w'umukobwa ufite umugisha cyakora, Imana yaguhaye umugisha uzawubona mu buzima. Ariko irindi jambo uzavuga nzabivuga ejo. Umubyeyi mukuru yicaye ari Bishop, uzakuvuga Trezor bashatse, inshingano zigiye kuba nyinshi. Ndakubwira ibintu bibiri.
porosesi yo kuja muri Amerika ni urugendo shuri, ni urugendo shuri. Twaraganiraga wari uzi ibintu uko bimeze, ariko gusaba ikintu kimwe, hano hantu uzahabe, uzafate igihe ufite isi mike usigaranye cyangwa imyinshi, uko Imana ingana, uko Imana yiporogaramu tuzayirenza, ukacika intege. Uzakomere, hanyuma ufate umurimo ukavaringa situwasiyo zose uzirangize. sengo ejo niwe nzosigira inkuru ejo yose ukamusimbura. Sengo ni seri, agira disipurine, akunda umurimo. Uyu niwe ejo azoha inshingano agiraga zo gusengesha, zo gucaha, niwe azozisigira. Rero ibindi nzabivugisha, mugende muba abagabo muri uyu murimo, mugende muba abagabo, ntimugacike intege, muzasoza ikivi muvanga mugisoje. Clovis yaguruka, Samari ntibasigarane telefone, muze mwebwe hano. Hano sinzi uko mbikura noneho. Hano mu bantu twavuganye aba mbere, umunsi wa mbere nkora Perezida twavuganye agatuti ka mbere bambaze, twari tutaramenyana cyane na Clovis na Samu, ariko Samu turagenda tugahagarara muri parikingi, arambwira ngo komere, arambwira ati umuririmbyi mwiza, kandi ufite amavuta, kandi ufite ijwi ryiza, ariko ibintu bijanye na zino insitirima turabimenye, turabishobora, ariko ukomere, uzabishobora. Clovis we twari tuva hamwe mu karere kamwe, ahantu hamwe, sibyo ko tutabanye, ejo wese aza hano. Abangaba nizo mbaraga zacu hariya, abangaba intege nke zo kugendera kuri bino byuma, abangaba nibo tukavaringa. Ndashaka kubasaba Clovis na Samu na Olivier ahari, Imana yaramuzanye, na Bangutsi na Musabwa, umuririmbyi wese uzaza kuri kano gatutu tudashoboye, uzamufata ukuboko, mwambaye hafi, mufata ukuboko, murazamura mungeza ku rwego rwo kuririmba mu masitade y'igihugu. Nibuka bwa mbere performance ya mbere nakoze ikomeye yari muri overnight twakoreye ahangaha irangiza 2021 na rimwe tuja na kabiri, nibo ndirimba muri Gisubizo, iyindi nayikoreye muri Canal Olympia. Ariko abacuranzi navuga ko bazamuye muri kino gihugu n'abangabo, Imana ibahumurishasha, muri abagabo
muri intwari twarasohokaga mukambwira aho nakoshe, ariko basigaye umukoro, umuririmbyi wese uzoza hano nzamufata ukuboko tivuvuze. Hanyuma igihe cyanjye cyo kuvana kirahagera, timukabura Imana izabafashe, Imana izabagirira neza, ndabizi izabana nawe. Ndasoje, Imana ibahe umugisha. Kado zamuvuga nawe hejuru nk'umuririmbyi waje dusanga icyo tutahujeho ni kimwe, ni umwanya wiwe, ariko Kado ni umuririmbyi mwiza. Agatuza k'uyu muhungu karakomeye cyane kurusha kanje, imbaraga ziwe. Kado, ndakubwira ibintu bibi, uzakunde gusenga, ukunde guca bugufi, nurangiza ukunde aha